gusengera itegeko rivuga ko ari mu nyubako zagutse kandi zifite umutekano n'isuku. Insengero zigomba kugira uburyo bwo gukumira amajwi y'abasenga ntabangamire abaturiye ahasengerwa. Hakurikijwe iri tegeko kandi ntibyemewe gusengera ahantu hashobora guhungabanya umutekano w'abayoboke nko mu buvumo, ku misozi no mu butayu. Hari n'ibindi byakorwaga n'abasenga nko kwiyiriza ubusa itegeko rishya rifata nk'icyaha kuko nabyo bishobora kubangamira umutekano w'abasenga. Jean-Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamuryango, i Kigali. Yesu ashimwe bavandimwe, reka twongere dushimire Imana cyane kubwo kugira neza kwayo kwinshi no kubw'urukundo rwayo n'imbabazi zayo zitarondoreka. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Reka tuyishimire yuko ikomeje n'ubundi kubana natwe no kudufasha muri iki gihe giheruka gisoza amateka y'isi, ikaba ikemeye yuko tuboneka imbere yayo mu buryo bwo kugira ngo tuyiramye kandi tuyihimbaze. Ni ukuri izina ryayo ryera kandi rikomeye nirihimbazwe. Hari byinshi rero tuba tugomba kurebera hamwe n'ubundi nk'uko bimenyerewe, dukoresheje ibyanditswe byera, nta gukoresha ibyacu bwite, ahubwo dukoresheje ijambo ry'Imana icyo ryavuze ndetse n'icyo ryigisha kuri ibyo bintu. Niyo mpamvu muri iki gihe giheruka gisoza amateka y'isi, nifuza cyane yuko twakomeza kurebera hamwe amagambo aboneka mu byanditswe byera, n'ubundi tukongera tugasubira kuri cya gice cyacu cya 12 cy'ibyahishuwe, aho twarebaga iby'umugore n'ikiyoka, cyangwa se aho dukomeza kureba iby'umugore n'ikiyoka. Twabonye ingingo nyinshi umugore n'ikiyoka ahuriyeho n'itorero, ikiyoka nacyo kikagira ingingo gihuriyeho na Satani, kandi kikongera kugira ingingo gihuriyeho n'ubupagani, kandi kikongera kugira nanone ingingo kigomba guhuriraho byanga bikunze n'ubukristo, nk'uko twabibonye, cyangwa se ubuyobozi bw'idini n'ubwa leta byivanze icyo gihe yuko nabyo byaba bigiye mu murongo w'ikiyoka. Rero muri uyu mugoroba tugiye gukomeza turebera hamwe ayo magambo, ariko mbere yuko twayatangira reka tubanze twubahe Imana dusenge. Nanone Data mwiza, turagushimye cyane kubw'imbabazi zawe n'urukundo rwawe rutarondoreka kandi rwinshi. Izina ryawe ryera nirihimbazwe. Tugushimiye ko muri iki gihe giheruka amateka y'isi wemeye yuko twongera kubumbura ibyanditswe byera. Umwe mu migoroba y'isi ukaba wemeye yuko twongera kuboneka imbere yawe tubyiga. Turakwinginze cyane ngo udufashe muri iki gihe giheruka, ukore ku mitima yacu, uyihindure mishya, udukure mu inarijye no kwikunda ndetse n'ibindi byose byatuma tubura agakiza. Mwami, uduhindurire imitima ibe mishyashya, yere nk'uko ushaka ko yera niwerekanwa tuzajyane mu bwami bwawe. Rero ubwo tugiye kwiga ijambo ryawe, ngwino uritwigishe kandi uridusobanurire, turimenye turimenyeshejwe nawe, atari kubw'umuntu runaka kandi atari kubw'igikorwa runaka umuntu yabasha gukora, ahubwo kuko ari izo mbaraga zawe n'ubushobozi bwawe birenze iby'abantu batekereza. Biba ari byo biritwinjizamo neza kandi biridusobanurire kurushaho, turisobanukirwe turyumvire ku murongo waryo. Ufashe imitima yacu kandi uyigirire neza, tubisabye twizeye Imana mu izina rya Yesu, amen. Ngira ngo rero tugiye gukomeza turebera hamwe iby'umugore n'ikiyoka, kandi tugiye kureba n'ubundi amagambo aboneka mu byahishuwe mu gice cya 12. Ni amagambo nifuza yuko twarebera hamwe kandi tukayareba akadufasha. Mu yandi magambo ni ukugira ngo turebe yuko nibuze twagira urwego tuvaho n'urwo tugeraho, bitewe n'uko turi ku rwego rwo hasi ugereranyije n'urwego Imana twifuza yuko twageraho muri iki gihe. Rero reka dushimire Imana yuko igiye kudufasha kandi itugiriye neza, ikaba igiye kutwumvisha ijambo ryayo. Ni ukuri izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Rero mu byahishuwe igice cya 12 twaragisomye bihagije, ntabwo none tugisoma cyose. Icyakoze turareba ku mirongo mike yacyo. Turareba umurongo wa 14 n'uwa 15 n'uwa 16, niyo mirongo turibandaho, na 17. Ni 14, 15
ndetse ni ukugeza mbese ni ukugeza aho icyo gice kirangirira uhereye ku murongo wa 14 niho tugiye kureba. imirongo 13 tugiye kuyirengagiza, duhere ku murongo wa 14. ntabwo ari uko uyirengagiza, ahubwo nuko n'ubundi nzi ko twayivuzeho cyane, ariko noneho reka duhere ku murongo wa 14. haranditse ngo umugore ahabwa amababa abiri y'ikizu kinini kugira ngo ahungire mu butayu, ahantu he aho agaburirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe arindwi icyo kiyoka. uyu murongo ndashaka yuko tuwigaho cyane kandi tukawureba neza, kuko uri kutubwira ngo umugore ahabwa amababa abiri y'ikizu kinini, ahabwa amababa abiri y'ikizu kinini kugira ngo aguruke ahungire mu butayu, ahantu he aho agaburirwa igihe n'ibihe n'igice cy'igihe arindwi icyo kiyoka. hano ijambo ry'Imana ritubwiye yuko mu by'ukuri igihe ikiyoka cyarakariraga umugore, twabonye yuko mu by'ukuri iyi ntambara yatangiriye mu ijuru, aho Mikayeli n'abamarayika batabariye kurwanya cya kiyoka kigacibwa, cyamara gucibwa kikaza kigahagarara imbere y'uwo mugore kugira ngo nabyara agere ko kirya umwana we kimutsotsobe. tubona yuko mu by'ukuri mu guhiga umwana yasawe akajyanwa mu ijuru ku Mana. noneho rero hari hasigaye umugore tubonye yuko nawe muri icyo gihe yahawe amababa abiri y'ikizu agahungira mu butayu, atagiye kugeragezwa nk'uko Yesu yagiye kugeragezwa, agahungira mu butayu atagiye kwivovotera nk'uko Abisirayeli bivovoteye, ahubwo we agahungira mu butayu ari ukugira ngo agaburirweyo, amareyo igihe agaburirwa, amareyo igihe arindwa icyo kiyoka. kandi reka nkubwire yuko umugore ashushanya itorero, kandi umugore kuba ashushanya itorero bihita byerekana neza yuko mu by'ukuri nta kindi cyahigaga itorero ry'Imana usibye Satani, ariko akaba atari Satani mu buryo bw'ikiyoka bugaragara. ariko noneho tubona yuko amagambo ijambo ry'Imana ritubwira yuko ikiyoka cyahagurutse, intebe yacyo ikicarwaho n'inyamaswa. inyamaswa yicaye ku ntebe y'ikiyoka, tubona yuko mu by'ukuri iyo nyamaswa ari Roma ya Gikristo cyangwa Roma ya gipagani. Roma ya gipagani maze kwicaraho nayo iha ya ntebe yayo, intebe yayo y'ubwami iyiha Roma ya Gikristo cyangwa se Roma y'abapapa. noneho tubona yuko icyo gihe cy'ikiyoka guhiga umugore cyahise gitangirana n'uko Roma mpagani yari imaze guhereza intebe yacyo y'ubwami ubupapa. mu yandi magambo ni ukuvuga ngo idini niryo ryarenganyije cyane cyane idini. ubwo se wabyumva gute? ni ukuvuga ngo idini ari ryo ryari rigizwe n'ubupapa muri icyo gihe, cyangwa se rihagarariwe n'ubupapa cyangwa se ry'i Roma, niko handitse, ry'i Roma. igihe Imana Satani yari amaze guhereza ububasha iryo torero, ryatangiye kurwanya itorero. gute se? imyaka 1260 y'akarengane yakorwaga n'itorero ry'i Roma, kandi ari ryo torero rikuru ryari ririho muri icyo gihe, ariko kandi iyi Roma ikaba yari kurenganya noneho itorero ry'Imana, ari ryo rigereranywa n'umugore. kuko mu gihe Yesu yavukaga abyawe n'itorero ritari risanzwe abantu batatekerezaho, amaze kuvuka igihe yasahurwaga ajyanwe mu ijuru, umugore yarasigaye cyangwa se itorero ryarasigaye. iri torero tubona yuko kuva muri Efeso ukagera muri Simuruna ukagera muri Perugamo, iri torero uhereye muri Efeso na Simuruna nta kibazo kirekire ryari rifitanye na Kristo, ryari itorero rirenganyirizwa ukuri rikamenya kwihangana. ariko za Perugamo, za Tuwatira niyo matorero mabi yabayeho, kuko Perugamo ubupagani bwaraje muri Perugamo buhita buhereza intebe ubupapa muri Tuwatira.
rero ibi bintu ndagira ngo nkubwire yuko nubwo uko bimeze kose tubona yuko byanga bikunze ni intambara y'iby'umwuka yari itangiye. Roma ya gikristo ihiga irwanya, Roma ya gikristo yari irimo irwanya itorero rya Kristo. Ibyo bintu ubyumvise wakumva bicuritse, ariko ni ukuvuga ngo itorero ry'i Roma ryahise rirwanya itorero ry'Imana. Itorero ry'Imana rero ntabwo ryagize ahantu ryaba riri, niyo mpamvu tubwirwa ngo ryahawe amababa abiri y'ikizu kugira ngo riguruke rihunge. Amababa abiri y'ikizu, tubona yuko amababa abiri y'ikizu bivuze ijambo ry'Imana, Bibiliya, isezerano rishya n'isezerano rya kera. Kandi tukabona yuko mu by'ukuri kuba yari afite isezerano rishya n'isezerano rya kera ni ibyerekana yuko yari ahagaze ku mahame y'ijambo ry'Imana n'ukuri kwayo, ku buryo abantu bagiye banemera gupfira ukukuri ndetse bakakumenera amaraso. Noneho rero umugore amaze guhabwa amababa abiri y'ikizu cyangwa se amaze guhabwa isezerano rishya n'isezerano rya kera, tuzi yuko ayo magambo yasohoye cyane cyane mu myaka y'icya 517 ubwo abagorozi nka ba Martin Luther bahagurukaga bagakomeza kugeza mu cya 600 kandi iki gihe nibwo noneho umugore yari guhabwa amababa abiri y'ikizu cyangwa se isezerano n'ishya n'isezerano rya kera. Aba bagabo bahuye n'akarengane, baba bazwingiri, baba bawise nabande bose bahuye n'akarengane gakomeye cyane. Naba Karuvini bamaze guhura n'akarengane gakomeye, biza kuba ngombwa yuko bamwe bagenda bicwa, ariko bicwa bamaze gushyira hanze Bibiliya, isezerano rya kera n'isezerano rishya. Rero umugore ikiyoka cyakomeje kumuhiga muri ubwo buryo gikoresheje ubupapa, maze tubona yuko igihe cyaje kugera uyu mugore agera ku ntsinzi, izina ry'Imana rihimbazwe. Yageze ku ntsinzi ryari? Ariko mbere yuko dukomeza reka dusome 15 wumve. Icyo kiyoka kibonye yuko icyo kiyoka gicira amazi ameze nk'uruzi inyuma y'uwo mugore kugira ngo amutembane, ariko isi iramutabara, yasamye akanwa kayo imira urwo ruzi icyo kiyoka cyaciriye. Ikiyoka kirakarira wa mugore cyane, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Ahangaha turahabona ibanga riteye ubwoba kandi ibanga rikomeye ryerekana noneho umugore ukuntu yaje ikiyoka cyamurakariye ariko ntikigire icyo kimutwara. Umugore byageze igihe atsinda, noneho amaze gutsinda ariho cya kiyoka cyabonye kitamubonye gicira amazi. Giciriye amazi ni inyigisho, kimaze gucira amazi nyuma y'uwo mugore ngo izo nyigisho cyangwa inyigisho z'ibinyoma zari ziri kuva i Roma zibashe gutembana itorero ry'Imana. Noneho tubona yuko ikiyoka cyabonye isi ngo imaze gutabara uwo mugore cyangwa se izo nyigisho z'ibinyoma za leta zizifashe zikazipfusha ubusa muri operasiyo yo gutera Vatikani kw'Abafaransa. Icyo gihe muri iyo operasiyo tubona yuko aribwo noneho ikiyoka cyahise gicika intege, kibura icyo cyakora, gihagarika imbaraga zacyo zose zo kwiruka ku mugore. Kuko icyo gihe muri iyo operasiyo yakozwe n'abasirikari b'Abafaransa, tuzi yuko papa aribwo bamufashe bakamukura Vatikani bakaza kumufungira hariya mu Bufaransa. Noneho akaza no kuba ariho agwa mu cya 798. Icyo gihe akarengane kahise gahagarara. Icyo gihe rero nibwo ikiyoka noneho cyari gitsinzwe, umugore atsinze. Iki kiyoka rero kimaze gutsindwa ni muri operasiyo yakozwe n'uwo bita na Napoleon. Niwe wakoze iyo operasiyo. Noneho iki kiyoka kimaze gutsindwa, tubona yuko cyasigaye noneho kivuga kiti uko bisa kose ntabwo ngiye gutyo, ahubwo ngo kirakarira uwo mugore cyane. Cyagize gutsindwa noneho kiranarakara, nticyakomeza kwiruka ku mugore mu butayu, ahubwo ngo noneho kirahindukira kijya guhiga abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Noneho rero iki kiyoka ndagira ngo nkubwire yuko ubwo cyari kimaze guhindukira
kitakiri guhiga umugore, kigiye guhiga abo mu rubyaro rwe basigaye, cyari gihinduye gahunda yo gukora. Tumaze kubona yuko mu by'ukuri umugore yahawe amababa abiri y'ikizu kugira ngo ahungire mu butayu. Ni ukuvuga ngo ubwoko bw'Imana bwigaga ijambo ry'Imana, buryigira mu bihanamanga, buryigira mu misozi, buryigira mu mavumo, buryigira ahantu utamenya mu ngo z'abantu runaka, ahantu kure cyane mu byaro, mu migi, muri za Paris. Tubona yuko icyo gihe ijambo ry'Imana ryarwanyijwe, ndetse aho bafatiye umuntu usenga bakamwica. Noneho rero iri torero riri mu butayu cyangwa se ahantu hatazwi, ahantu hatagaragara, ryiga ijambo ry'Imana, kuko twabonye ko ryari rifite ijambo ry'Imana, isezerano rishya n'isezerano rya kera. Ikiyoka kibonye kiritsinzwe, ntabwo cyakomeje guhanga amaso kuri abo ngabo, ntabwo cyakomeje guhanga amaso kuri abo. Igihe cya 798 n'igihe cyakurikiyeho cya za Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubuprotestani bukaboneka mu isi busesuye, amadini menshi akabaho, ntabwo ikiyoka cyongeye guhiga amadini, nta nubwo cyongeye guhiga amatorero yari ashinzwe mu buryo yaravuye kuri ba bantu. Ahubwo dore ikintu ikiyoka cyakoze, cyaje gushaka abantu bashobora kumvira amahame ya Kristo nk'uko ari. Reka nkubwire yuko kinyuze mu madini, kikanyura n'ahandi hantu hatandukanye mu bupagani, ntabwo kigeze gishaka gukomeza kurwanya umugore, ahubwo cyaje gushaka abo mu rubyaro rw'umugore basigaye bitondera amategeko y'Imana. Uwo mugore ni wa wundi ufite amababa abiri y'ikizu, cyangwa se ufite isezerano rishya n'isezerano rya kera. Iyi migabane yose akaba yikurikiza adakuyemo na rimwe. Noneho rero mu gushinga amadini, hari bamwe baba bafite igice kimwe mu byanditswe byera, abandi bafite ikindi, kandi abo ngabo nabo ntabwo baba buzuza neza amahame. Ariko muri abo harimo abantu baba bumvira ijambo ry'Imana, isezerano rishya n'isezerano rya kera. Abo ngabo nibo bonyine bitwa abasigaye bo mu rubyaro rw'umugore, wa wundi nyine warikurikizaga karirenganyirizwa, bikaza no kurangira atsinze. Noneho yaje kugira ababyara nabo bemera kumvira ijambo ry'Imana nk'uko riri, isezerano rishya n'isezerano rya kera. Uyu nguyu rero, abangaba nibo ngo ikiyoka kirakarira wa mugore cyane, kiragenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Uku guhamya kwa Yesu nako tugomba kukurebaho, kuko kurakomeye cyane. Batubwiye mu ijambo Yesu bitewe nuko yavuze ati munyigireho, mundebereho, ni njyewe cyitegererezo cyanyu. Rero wa muvandimwe we, ndagira ngo nkubwire yuko mu by'ukuri ikiyoka uyu munsi ntabwo kiri kurwanya umugore wenyine gusa, ahubwo noneho kiri guhiga abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Nibo cyerekejeho imbaraga zacyo, nibo cyegerekejeho ubushobozi bwose, nibo kiri gushakisha uko byagenda kose. Ndagira ngo nkubwire yuko ikiyoka uyu munsi kimeze nabi, kandi kirimo kirahiga abo mu rubyaro rw'umugore basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Rero muvandimwe, ndagira ngo ubitekerezeho cyane kandi ubyiteho, kuko ntabwo byoroshye na buhoro, ni ibintu bikomeye, ariko Imana igufashe kugira ngo ubyumvire ku murongo wabyo. Tubonye yuko mu by'ukuri uyu mugore yahunze, ahunganye isezerano rishya n'isezerano rya kera, maze agakomeza gukurikiza ibiryanditsemo. Kandi uyu mugore ntiyarari ahantu hazwi. Impamvu ngarutse kuri aya magambo, uyu mugore ntiyarari ahantu leta imureba ngo imubone, cyangwa se idini rimureba ngo rimubone, kuko idini na leta icyo gihe bari bashyize hamwe. Ubupagani bwari bwahaye imbaraga zabwo, cyangwa se leta ya Roma, leta ya gipagani y'ubwami bwa Constantine yari yamaze guhereza ubushobozi bwose, imbaraga zose n'icyubahiro cyose idini.
noneho idini rigasigara ritegeka ibyo leta ikora. Idini rigasigara risaba leta yuko yagira ukuntu irirengera ku bantu bose batavuga rumwe n'idini. Icyo gihe rero itorero rya Kristo nicyo gihe ryitwa ko ryamaze mu karengane imyaka 1260 kugeza ubwo kahagaritswe n'Ubufaransa mu mwaka w'1798. Muri iyo myaka y'1790 na kandi nibwo bagiye i Roma, maze bafata i Vatikani, bafata papa, baramuzana bamufungira mu Bufaransa. Bamaze kumufungira mu Bufaransa arapfa, maze apfuiriye muri iyo gereza. Iyi nyamaswa tubwirwa yuko yarenganyaga abera, cyangwa se ubu bwami bwari buyobowe n'ikiyoka, buyobowe n'idini. Noneho buza kuba bugize iherezo, akarengane gahagarara mu 1798. Abantu bahabwa umudendezo, maze bamaze guhabwa umudendezo noneho batangira kwigisha ijambo ry'Imana uko bashatse. Ni ukuvuga ngo rero ikiyoka n'uyu munsi ntacyo kiri gupfa n'abemera kuvuga rumwe nacyo. Reka turebe amagambo akomeye cyane, cyangwa se twumva amagambo akomeye cyane n'ubundi yerekana yuko ikiyoka kitigeze gihagarara, kandi yuko byanga bikunze kigomba kongera guhiga. Buriya tuba turiho mu gihe ubuhanuzi buba buri kugenda busohora bwihuse, ariko ndasaba Imana kugira ngo umuntu wese ajye areba niba nta buhanuzi buri kumusohoreraho cyangwa se ari gusohoza. Kuko gusohoza ubuhanuzi nibuze ni ugutebutsa kugaruka k'umwami. Ariko noneho kugira ngo ubuhanuzi bugusohorereho, ari wowe ubusohoza, ukaba ari nawe busohoreraho. Ibyabwo byose ari wowe ubikora, uko byahanuwe bizakorwa ari wowe ubikora, ziba ari ingorane. Ikiyoka rero tubonye yuko cyahizuye umugore, kikagenda ngo kirwanye abo mu rubyaro rwe basigaye bitondera amategeko y'Imana, umugore kimaze kumubura. None se kuba urubyaro rwasigaye bo bigomba kugenda bite? Reka wenda nkumvishe iyi audio ubundi tubone gukomeza. Yemeje ko kubwiganze bunini itegeko risaba inama nshingamateka y'u Rwanda yarayemeje ko kubwiganze bunini itegeko risaba abantu bigisha iyobokamana kuba barabyize kugeza ku rwego rwa kaminuza. Iri tegeko ryerekeye kandi imiryango ishingiye ku kwemera muri rusange, riranategeka amadini kugaragaza imfashanyo ahabwa zaba zivuye imbere mu gihugu canke hanze yaco. Bamwe mu banyamadini basanga iri tegeko rikabije birenze, kuko harabigisha kubera ari impano, mu gihe abandi basanga iyobokamana ari ubumenyi bwigwa, bityo bagashigikira ko bagomba kuba bafise igihamya yuko bavyize. Inkuru tuyibaze Jean Claude Mwambutsa i Kigali. Mu ngingo 50 zigize iri tegeko yakunze kugarukwaho cyane ni ya 20 itegeka ko uwigisha ijambo ry'Imana agomba kuba yarabyize ku rwego rwa kaminuza. Ni ingingo itaravuzweho rumwe, bamwe basanga leta yarakabije kwinjira cyane mu birebana n'amadini. Hari abasanga iyobokamana ari ubumenyi bwihariye kenshi buturuka ku mpano idatangirwa mu ishuri. Hari abandi bana hamagara batarize, nka Petero ntabwo yize, Yesu yamusanze ari umurobyi ku mazi. Paulo we yari yarize, ariko Yesu ntiyize. Wambwira universite Yesu yize twemera hano ku isi twese. Cyakora hari n'abandi basanga iyobokamana ari ubumenyi kandi bukaba bufite aho bwigirwa kandi bugomba gutangwa n'inzobere muri byo. Ikibazo cy'umutungo ukoreshwa n'amadini nacyo ni kimwe mu bivugwa cyane muri iri tegeko. Itegeko rivuga ko amadini cyangwa imiryango ishingiye ku kwemera igomba kugaragaza aho ikura umutungo. Umutungo umwe uturuka ku maturo atangwa uko abayoboke baje gusenga. Gusa hariho n'impano z'amafaranga zo itegeko risaba ko zigomba kugaragarizwa inkomoko kandi zikabikwa kuri konti ya banki izwi. Iyi ni ingingo yakuruye impaka nyinshi mu badepite. Bamwe banasaba ko n'amaturo yajya atangwaho umusoro. Mu Rwanda ufite income ugeze kuri 30,000 wese arasora. None abangaba iyo bateranije miliyoni 5, miliyoni 10 ngo ntibazisorera. Murebe abo batoya bose bafite isorofa ni 30,000, 40. None bateranije amafaranga iyo kuko nabo bafite ubuzima gatozi ntitwaterasora. Za nkunga zikusanywa buri teraniro zitagira uzibara, zitagira kandi ziba zavuye mu mifuka y'Abanyarwanda, kuko aba yavuye mu mifuka y'Abanyarwanda yashobora kugira ibibazo akemura mu myigire y'abana babo, mu kubavuza, mu gukora iki. Iyo bidakozwe leta nijya kubikora, ayo mafaranga ntawe umenya aho arengera. Kubireba n'ahantu ho gusengera, itegeko rivuga ko ari mu nyubako zagutse kandi zifite
n'isuku. Insengero zigomba kugira uburyo bwo gukumira amajwi y'abasenga ntabangamire abaturiye ahasengerwa. Hakurikijwe iri tegeko kandi ntibyemewe gusengera ahantu hashobora guhungabanya umutekano w'abayoboke nko mu buvumo, ku misozi no mu butayu. Hari n'ibindi byakorwaga n'abasenga nko kwiyiriza ubusa itegeko rishya rifata nk'icyaha kuko nabyo bishobora kubangamira umutekano w'abasenga. Jean Claude Mwambutsa, BBC Gahuzamuryango, i Kigali. ngira ngo urabyiyumviye muvandimwe yuko urugamba rurakomeye kandi rwaratangiye, kandi uko ruri nuko nguko nta kundi. Ariko ndagusaba nkwinginga kugira ngo umenye yuko nicyo gihe tugezemo. Ariko se Yesu we yaba yarabigenza ate mu gihe yasengaga? None se Yesu yaba yarasengeraga hehe? Ko tubonye yuko itegeko rije rivuga ko nta ugomba gusengera ku musozi, nta ugomba gusengera mu buvumo, nta ugomba gusengera mu butayu, ni gusenga. Ikibazo ntabwo ari ibya Kaisari abantu bafite bagomba gutangaho imisoro. Ikibazo kiri ku muntu usenga wenyine, kuko imisoro ni ngombwa ko igomba gutangwa bitewe nuko nyine amafaranga bayindi, ariko umuntu usenga niwe ikibazo kiriho. Nta ugomba gusengera ku musozi, nta ugomba gusengera mu buvumo, nta ugomba gusengera ahantu hibanga, nta ugomba gusengera ahantu runaka, ahubwo umuntu wese agomba gusengera ngo mu nyubako. Iri tegeko riraremereye cyane, ariko buriya ntabwo rije ubu ngubu kuko na kera buriya riba ryarahozeho. Abafite igitabo cy'intambara ikomeye baziga icyigisho kivuga Ubuholandi na Scandinavia bazabibonamo yuko mu by'ukuri niyo ntego yari iriho muri icyo gihe, n'uyu munsi niyo yongeye kugaruka. Ntugomba gusengera ahantu hatazwi, ntugomba gusengera ahantu hiherereye, ntugomba kwiherera ngo ujye gusenga. Yesu yarayihereraga akajya gusenga, ndetse tunabwirwa yuko yararaga amajoro akayakesha asenga wenyine mu gashyamba k'Igitsemani. Urwo ni urugero rufatika rw'uko Yesu yasengaga kandi agakunda kugira ibihe by'urwiherero byo gusenga. Umuntu usenga aribasiwe cyane ku buryo agomba kugera ku rwego abuzwa gusenga ngo keretse asengeye muri rusange. Kandi Yesu aravuga ngo nitumwigireho, niba tugomba kumwigiraho. Nawe yasengeraga, yagiraga uburyo bwo kwihererana na se agasenga. N'igihe bari bagiye kujya kumufata yarihereye arasenga. None uyu munsi gusengera ngo aha ntihemewe, ahemewe naha. Muvandimwe ndagira ngo uhumuke cyane kandi utekereze kuri ibi bintu, kuko uko utekereza ibintu ntabwo ariko biri. Imuri ibitekerezo ubijyana ahandi. Ijambo ry'Imana ritubwira ko mu gihe giheruka ikiyoka kigomba kuzahiga abo mu rubyaro rw'umugore basigaye bitondera amategeko y'Imana kandi bafite guhamya kwa Yesu. Kandi umugore afite amabwiriza yuko agomba gusenga. Gusenga niyo nkingi ya mbere, kuko Yesu yaravuze ngo nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. Nimusenge kugira ngo mutajya mu moshya. None uyu munsi gusenga bigiye gushyirwa hasi. Abantu bajye basenga ari uko bahuriye ngo ahantu runaka gusa. Ibyo rero wa muvandimwe ndagira ngo nkubwire yuko biri nk'umutego wa Satani, kandi ni umutego utazabura kuguturikana. Igihe cyose uzaturikana abantu benshi. Ikindi kintu ngo kwiyiriza ubusa ngo ni icyaha, ngo ni ukwihemukira. Niba mwabyumvise neza uko babivuze, bavuze ngo no kwiyiriza ubusa ntibyemewe, ngo ntabwo byemewe kwiyiriza ubusa. Ibi bintu birakomeye cyane, ntabwo ubasha kubyumva. Ngo ntabwo wemerewe kwiyiriza ubusa, ngo ntukwiriye kwiyiriza ubusa. None se ko na Yesu yiyirizaga ubusa agasenga? Abigishwa bamukurikiye se ko nabo biyirizaga ubusa bagasenga? None se ko tubona yuko Yesu yavuze yuko ari cyo kintu kizadutsindira
Satani muri twebwe, ubwo ngubwo Satani yatsindwa ate tutiyirije ubusa ngo dusenge? Mwibuka yuko yavuze ngo bene uwo mudayimoni niyirukanwa n'ikindi usibye kwiyiriza ubusa no gusenga. None umuntu niba afite umudayimoni wamuteye mubi mutera gukora ibyaha, akaba ashaka kumutsinda, ko agomba kwiyiriza ubusa agasenga? None ko kwiyiriza ubusa bikuweho ngo kandi no gusenga mu buryo bwo kwiyiriza ubusa byose bikaba bisenywe, ubwo abantu bazabonana na Kristo ryari? Abantu bazongera kubonana na Kristo gute? Reka mbabwire umugambi w'ikiyoka. Umugambi wa Satani ni uko abantu basenga ariko mu buryo ashaka. Abantu bagasenga mu buryo ashaka ko basenga, ku buryo aba bakontorora uko bari gusenga. Unyuranyije nuko ashaka ko asenga, unyuranyije nuko ashaka ko basenga wese, agahita amukuramo, akamukura mu basenga. Iyi ntego ndagira ngo nkubwire yuko byanga bikunze uyiri inyuma ni Satani. Satani niwe uri inyuma yo kuvuga ko abantu bagomba gusenga gutya, bagomba gusengera aha. Umva, buri kintu cyose cyo gusenga kibasiwe ni igitero kiba kigabwe kuri Kristo ubwe. Kandi ibingibi bizabyara ko Kristo azahita agaruka. Umva uko abahanuzi banditse batubwira. Tugiye kureba mu gitabo cy'umuhanuzi Yoweri mu gice cyaho cya 2, wumve kwiyiriza ubusa uko byari bimeze. Aravuga ngo muvugirize impanda i Siyoni, mutegeke kwiyiriza ubusa, mugire iteraniro ryera, muteranye abantu, mweze iteraniro, muteranye abakuru n'abana n'abakiri kwibere. Umukwe nasohoke mu nzu n'umugeni mu nzu yarongorewemo. Abatambyi bahagarare, abatambyi bakorera Uwiteka nibaririre hagati y'umuryango w'urusengero n'igicaniro, maze bavuge bati Uwiteka we, maze bavuga bati Uwiteka we, kiza ubu bwoko bwawe, ntureke ab'umwandu wawe bashinyagurirwa kandi ngo bategekwe n'abanyamahanga. Hano baratwereka yuko mu by'ukuri abantu kwiyiriza ubusa ni ngombwa. Kwiyiriza ubusa nta tegeko rigomba na rimwe kubihana. Kwiyiriza ubusa igihe cyose biyobowe n'ijambo ry'Imana bikwiriye gukorwa. Kwiyiriza ubusa ntabwo bikwiriye kuba ibintu abantu bafatirwaho ngo bagirirwe nabi. Abantu bakwiriye kubana n'Imana bakiyiriza ubusa bagasenga, ku buryo imiruho yose n'imivumo yose Satani yaba yabashyizeho ibamarwaho. Ariko none itegeko ryo kuvuga ngo umuntu ntakiyiriza ubusa ryaje. Iri tegeko ryamaze gusinyirwa, ryamaze gutorwa kandi ku bwiganze buri hejuru, yuko nta muntu ugomba kwiyiriza ubusa. Muvandimwe, ndagira ngo uhumuke kandi utekereze cyane, kuko ibintu ubu tugeze noneho aho bikomeye cyane. Tugeze ku musozo w'amateka y'isi, tugeze mu gihe Kristo ubwo agiye kwiyerekana mu mbaraga ikomeye. Abantu bose bari umva, umuntu wese aho aramenye yuko ubu ngubu igitero cyamaze kugabwa kuri Kristo, kandi Kristo ubwo agomba kuza agatabara. Kuko igihe aya mategeko arabatangiye gushyirirwa mu bikorwa, hari abantu benshi bazayazira kubera yuko bamenyereye kubana na Kristo. Kandi nababwiye yuko Satani ashaka yuko abantu basenga, bagasenga mu buryo we ashaka, bagasenga mu buryo abakontorora akamenya uko basenga, bagasenga mu buryo bupfuye. Bene ubwo buryo ntabwo Imana ijya yemera ko abantu babusengamo. Niyo mpamvu na Yesu ahuye n'umusamariyakazi yamubwiye ati mwebwe musenga ibyo mutazi. Ubundi abasenga ibyo batazi babisengera aho babonye hose. Mu rwiherero ni ngombwa abantu bagomba kwiherera bagasenga. Nta kintu na kimwe cyabuza abantu gusenga, ariko Satani we agomba kubuza abantu gusenga. Satani agomba kubuza abantu gusenga kuko niwo wari umugambi we kuva kera kose.
uwakubwira intambara yarwanaga na Yesu igihe Yesu yabaga ari gusenga. Yamusanze mu butayu yaragiye kugira atese Yesu. Yari yaragiye kurirayo amafiriti n'imiceri. Yari yaragiye gusenga. None se utekereza ko mu gashyamba k'igisemana musanga akamwereka yuko abigishwa be baramugambanira? Yesu yari yagiye kugira yati, yari yagiye gusenga. Rero ndagira ngo nkubwire yuko mu rwiherero gusenga Imana irabyemera kandi irabyubaha, kandi umuntu wese wayobotse Kristo akwiriye kumva yuko nta kindi kintu yakora usibye gusenga. None nshuti muvandimwe, ndagira ngo nkubwire yuko gusenga byonyine nibyo bizaduha gutsinda urugamba ruraha imbere, kandi uru rugamba rugiye kutwisukaho mu buryo bukomeye cyane, ku buryo ntekereza ko umuntu wese akwiriye kurujyamo atajenjetse. Reka nsoma aya magambo ari mu gitabo cy'intambara ikomeye paji 435. Baranditse baravuga ngo igihe cy'umubabaro n'agahinda kituri imbere kidusaba kugira kwizera kushobora kwihanganira intege nke, kuzarira n'inzara, kwizera kutazacogora nubwo haza ibigeragezo biteye ubwoba. Igihe cy'imbabazi cyahawe abantu bose kugira ngo, ndasubiramo, igihe cy'imbabazi cyahawe abantu bose kugira ngo bitegure icyo gihe cy'akaga. Yakobo yatsinze kubera ko yihanganye kandi agafata icyemezo kidakuka. Intsinzi ye ni igihamya cy'imbaraga y'amasengesho ahoraho. Ntaruke nsome hepfo. Muri iki gihe abafite kwizera kudashyitse bari mu kaga ko gutsindwa n'ibishuko bya Satani hamwe n'itegeko teka ryo gucecekesha imitimanama y'abantu. Ubu ngubu turi mu gihe imitimanama y'abantu iri gucecekeshwa cyane, ku buryo niba umutimanama w'umuntu umuyoboye kujya kwiyiriza ubusa no gusenga, azasanga ari kugongana n'amategeko yatowe kandi agashyirwaho. Ibaze kuri iyi ngingo ikomeye cyane. Nshuti muvandimwe, ndagira ngo nkubwire yuko iyi ngingo igomba kuzagonga abantu mu buryo bukomeye. Igomba kuzagonga abantu kandi bagahura nayo. Umva, abaranditse ngo muri iki gihe abafite kwizera kudashyitse bari mu kaga gakomeye ko gutsindwa n'ibishuko bya Satani hamwe n'itegeko teka ryo gucecekesha imitimanama y'abantu. Ndetse nubwo bakwihanganira ikigeragezo, bazashengurwa n'umubabaro ukomeye n'agahinda muri icyo gihe cy'akaga, kuko batigeze bimenyereza kwiringira Imana. Amasomo yo kwizera basuzuguye bazategekwa kuyiga ku gahato mu gihe muri icyo gihe cy'umubabaro batakibishobora. Utagira ngo wenda bazanayiga nibuze bagira icyo bayakuramo. Muvandimwe, ndagira ngo nkubwire yuko ibihe turimo si ibyo gukina. Umunyarwanda Yesu umwana we ngo saho guteta. Igihe turimo ntabwo ari icyo guteta, igihe cyo guteta cyararangiye. Muhaguruke mufate ijambo ry'Imana mubyige mushyizeho umwete. Mufate umwuka w'ubuhanuzi mwige. Mufate ibitabo byose bivuga iby'Imana mwige. Mushake mw'ukuri kwatsinda Satani muri iki gihe giheruka, kuko agiye guhaguruka arwanya basigaye bo mu rubyaro rw'umugore. Kandi ndasaba kugira ngo mubo ashaka guhitana, kuko nzi neza yuko urimo. Ndakwinginze kugira ngo usenge birenze uko wasengaga. Nkugiriye inama, ijwi rikubuza gusenga ricecekeshe, ahubwo wumvira ijwi rikubwira ko ukwiriye gusenga nk'uko bikwiriye. Uko mutima nama wawe uguhatira gusenga, senga muvandimwe, usaba kugira ngo Imana isohoze amasezerano. Reka kugendera ku bitekerezo by'abantu, reka kugendera mu kivunge cy'abantu ngo wumve ko ari muzabonera agakiza. Nta muntu n'umwe nzi Imana yabarafatiye mu kivunge. Yewe na Sawuli w'Itaruso tubona yuko Imana yamufashe ari kugenda ajya kurenganya, ntabwo yigeze imusanga
ngo imusange mu rusengero i Yerusalemu imufatiremo. Muvandimwe, ndakwinginze ngo shaka Imana, ibindi byose biziyongeraho. Shaka Imana mu buryo bwose bushoboka, kuko ikigeragezo kituri imbere kirakomeye cyane, kandi nta muntu wakihanganira usibye umuntu uzaba waragiranye amasezerano na Kristo wenyine. Rero ndakwinginze ngo ushake Imana bigishoboka. Yesu arakubwira ngo nimuze tujye inama, ni ku Uwiteka avuga, kandi ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ngo ariko nimwanga mukagoma inkota izabarya. Nshuti muvandimwe, ndakwinginze umvira ijwi ry'Imana uyu munsi rikurarika, rigutegeka gusenga no kwinginga, rigutegeka kwihana ibyaha no kubyatura no kubicikaho burundu, kugira ngo ugire imibereho myiza y'abari muri Kristo Yesu. Niko gusaba kwanjye nisabira, nawe ngusabira mu izina rya Yesu, amen. Reka twongere dusoze dusenga. Urakoze Data wera kubw'ijambo ryawe utubwiye, ugize neza ko utubwiye amabanga yose y'ubwiru, ukaba utubwiye neza n'ibyo tugomba kwitega hano imbere, ukaba ubitweretse, ubihimbarizwe. Ntabwo twari tuzi ko igihe cyihuta wigeze aha ngaha, ariko tubonye yuko kiri hafi ndetse kurangira. Amategeko yamaze gusinywa abuza abantu gusenga mu buryo umutima namubategeka. Ndakwinginze rero kugira ngo udutsindishirize kandi uduhe imbaraga zo kubasha guhangana n'iki kigeragezo kije. Muri wowe niho dushyize ibyacu byose, kugira ngo bigengwe nawe kandi biyoborwe nawe, mu izina rya Yesu.